Yesu nashimwe, nshuti bavandimwe bakunze b'Ijambo Ribohora TV. Ni Emmanuel nkuko bisanzwe, ngarutse imbere yanyu shima Imana ko ikomeje kuturinda, shima Imana ko yaturinze uyu mwaka wose wa 2025 kugera muri uku kwezi kwa 12. Bagenzi, ntago biba byoroshye, ni intambara ziba zikomeye cyane hirya no hino. Mbese ibyanditswe byose harabo byagiye bisohoreraho, ari nge byasohoreyeho, ari nawe byagusohoreyeho, umubabaro wakugezeho, ibyishimo byakugezeho. Mbese buri kintu cyose uko cyanditswe ntago gishobora kubura kugera kuri buri muntu wese. Gusa bitugira mu buryo butandukanye, icyo nicyo kintu tugomba kumenya. Ariko ibyishimo biraza bikatunezeza, ariko tugira ubwoba bw'umubabaro, kandi nabyo biri mu byanditswe byera, bigomba kutubaho rero. Shimira Imana rero ko yaduhaye umurongo mwiza wo kunyuzaho ubutumwa bwiza, kandi nshimira buri muntu wese wakoze subscribe muri uyu mwaka. Shimira buri muntu wese. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ikomeze kubagura. No kuri turabakeneye nk'umuryango mugari kugira ngo tubashe kugendana muri urugendo rw'ivuga butumwa. Rero ndashima Imana mbere na mbere, kari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndashimira umwana wayo Yesu Kristo ko imigambi ye kuri twe ari myiza, kandi nawe ndagushimira we wamukurikiye. Nawe utaramukurikira, karibu ngwino urye ibyo kurya by'ubwami bw'Imana, wumva uko biryoha. Muri aka kanya rero tumara gushimira buri muntu wese wagize igikorwa gikomeye cyane cyo gukanda kuri sabone. Rwose nongere babwire ngo Imana ibaho umugisha. Rero hari abantu bajya bibaza, ugasanga umubabaro urabishe, ugasanga umuntu agize ibyago, abaje n'Imana arayitotombeye ngo Mana, ngo kubera icyo ukoze ibi bintu, ngese Mana. Mu by'ukuri nubwo bitatuberaho rimwe, ibyabaye kuri uyu nguyu ejo hari undi byabayeho nanone kandi bitandukanye n'ibyawe. Hari uwapfushije, ibyo ntibijya byihanganirwa. Hari n'uwakoze ubukwe, hari ubabaye, ababajwe n'abantu, ariko ejo azishima. Ibyo byose ntabwo ushobora kubyakira, kubera ko ubwonko bwacu cyangwa se imitima yacu, kamere muntu, ihora ishaka ibyiza gusa. Ariko hano hari ikintu umubwiriza bitubwiyeho. Aha hantu ndashaka ko buri muntu wese yumvira ijambo kugira ngo rimukomeze umutima, ahubwo ajya ahora yiteguye. Iri jambo ubundi riratubwira ngo twitegure, kuko uyu munsi wakwishima ejo ukababara. Niyo mpamvu usanga umuntu yararimo akora ibintu twakwita nkaho ari iby'iterambere, ejo umuntu ugasanga yasubiye inyuma. Ku ruhande rumwe ashobora gusubira inyuma bitewe n'uko yarangaye cyangwa se Satani amunyaze, ariko nanone hakabaho gusubira inyuma bitewe n'uko aricyo gihe, niko nabyita. Hari uwibwa akababazwa, kuko ibihe byose ntago bibaho. Ibi byose ntago biterwa na Satani narwo, kandi ibi byose bishobora guterwa n'Imana. Imana ishobora kunyuza mu ishuri ukiga, ariko Satani ashobora kukwambura, akakunyaga, akagutera n'umubabaro w'igihe kirekire. Ariko Imana iyo ikunyujije muri bya bihe birebe, muri bya bihe ni ishuri burimo kwiga. Hari ishuri ry'Imana, kuko Satani we ntagira ishuri, ni umurimbuzi, we ariba, niko ameze. Ariko hano umubwiriza yatubwiye ijambo ryiza, mumfashe dusome kuri ijambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Haleluya. Munyemerere dusome, duhere ku murongo wa mbere, igice cya 3, tugeze ku murongo wa 12. Hano buri muntu wese arasobanukirwa impamvu byose bibaho.
ndumva ashaka ko tugira amagambo makeya tugasoma imirongo, ubundi buri muntu wese agahita yikuriramo ikintu cye. Ibyakubayeho ntibiguhangayikishe, kuko ibyakubayeho bibi ntibiguhangayikishe, bizasimburwa n'umunezero bikwibagize bya bibi byahise. Hazongera haze n'ibindi igihe tukiri ku isi, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo umunezero uzi igihe gito, ariko umubabaro ukaza igihe kirekire. So umurongo biravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhorerana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo bawurushywe, nawo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Haleluya. Ndatekereza ko wowe mugenzi wanjye, wowe nshuti yanjye, wowe wahoraga wibaza ngo ese kuki habaho kubabara, kuki habaho gupfa, kuki habaho ibiki, kuki habaho guhomba, kuki habaho intambara, kuki habaho buri kintu cyose. Ushobora kuba wowe uyu munsi uri muri izo ntambara urimo gusimbuka imirambo. Ushobora kuba uyu munsi urimo gupfusha mu mwaka upfusha abantu 5. Ushobora kuba uyu munsi uri mu bihombo bikomeye, ariko ukibaza ngo kuki Imana yashyizeho ibi bintu. Ntabwo twese ushobora kutunganyisha umunezero ndetse n'umubabaro ntibyangana, kuko uyu munsi hari uwakoze ubukwe undi yapfushije, uyu munsi hari uwabyaye undi ni ingumba, uyu munsi hari Imana yabwiye ngo uzabyara ariko aracyategereje, uyu munsi mbese ibintu bihora byihindaguranya. Ariko hano umubwiriza ku gice cya 3 uhereye ku murongo wa 1 kujya kuri 12, Imana yitubwanye ikanavuga ngo iyi ni imiruho Imana yaduhaye ngo tuyirushywe kandi tukiri kuri iyi si. Rero nshuti yanjye, ntuzongere kwiheba, ahubwo izera umwami Yesu. Niba izera umwami Yesu wenyine gusa, niwe uzagucisha muri ibyo bihe akabasha no kubigukomerezamo. Twebwe mbere najyaga mpura n'ibibazo, mwumva mbese byancanze, mwumva byaremereye umutima wanjye, ariko maze kumenya ijambo, maze kumenya ko igihe kigira igihe cyacyo, maze kumenya ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, mpita mvuga ngo iyi Mana irahambaye. Rero uri mu gihe cyawe, gikomeremo neza. Igihe cy'umunezero gikomeremo neza, igihe cy'umubabaro gikomeremo neza. Ubwo nibwo butumwa bwiza nagira ngo mbahe, kugira ngo tubwinjirane mu mwaka wa 2026 buri muntu wese akomeye kandi ashikamye, kuko ntabwo igihe gishobora kubura icyacyo. Ntibibaho. Ikindi mwabonye ko hano buri gihe buri kintu gisimburwa n'ikindi. Ikibi gisimburwa n'icyiza, umubabaro ugasimburwa n'umunezero, kwanga bigasimburwa no gukunda. Mbese urumva ni ibintu biri aho ngaho, ariko bifite icyo bisobanuye. Ntimuzahinyure icyo Bibiliya ivuga rero, kuko igihe cyo kwanga
buriya hari impamvu. Ushobora gusanga Imana ibirimo kukwangisha abanzi bawe, ntabwo wapfa kubimenya. Igihe cyo gukunda birashoboka ko ari cyo gihe Imana ibiguhaye abantu b'umumaro ku buzima bwawe. Igihe cyo gutanga nacyo mugisobanukirwe, kuko hari abantu bapfa gutanga zagara, ugasanga umuntu atanze ibintu ngo ngiye ngo ndafasha. Hari igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana, byose mu bisobanukirwe. Hano Bibiliya yabitubwiye. Urumva? Ngo hakaba n'igihe cyo kujugunya, ukajugunya buri kintu cyose. Ngo hariho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Murabyumva? Hakabaho n'igihe cyo kujugunya, hakabaho n'igihe cy'intambara. Ibyo byose hano Bibiliya yabitubwiye. Rero mwene data, uri muri bimwe muri ibyo bihe, komera ushikame, wizere Imana, kuko uyu ni umubwiriza Salomo mwene Dawidi. Mwibuke neza ko yasenze Imana ikamunezererwa, ikamusaba ikintu ashaka, yagisabira ubwenge. Ibi biri mu bwenge yasabye Imana, abasha guhishurirwa ibibera muri iyi si. Rero mwene data, nshuti mukundwa, iri jambo ry'Imana rikubake kandi rigukomeze. Tuzaryinjira muri 2026 twuzuye umunezero, nta kidukanga, byose tubibona nk'ibibambwe. Ari intambara tuzibone nk'izibambwe, ari ibigeragezo tubibone nk'izibambwe. Mbese icyo tugomba kwizera n'umwami Yesu, ko nigomba kubiducishamo kandi tukagera kure. Ibyo byose nibyo mbifurije. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze mwagura ubwami bw'Imana, kandi rwose ndabinginze bene data, imbaraga n'amavuta muri 2026, ndizera ko buri muntu wese agiye kurushaho gukunda Yesu cyane, kugira ngo nawe abashe kumugomera imigisha. Ibyo mbibasabiye mu izina rya Yesu, kandi rwose mbibasabiye nkomeje. Amen.